Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya tugiye kugaruka kuri iyi nkuru ya Emeline yagomeje kuba ikibazo. Umukobwa wagaragaye ari kwirongoza icupa, by'umwihariko arikoresha mu myanya biba biteye ubwoba ko ubundi waninjizamo icupa ari kumwe na bagenzi be. Rero iyi ngiyi akaba ariyo nkuru tugiye kugaruka. Uyu mukobwa nongera kubibutsa ko ubwo yamenyekanaga cyane ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda, uyu Emeline Shanga yamenyekanye ubwo yifotozanyije na The Ben. Ifoto abantu babikurura cyane bavuga ko The Ben yakuriye string y'igariso yiwe, biba ibibazo ku buryo kugezana n'iki gihe iyi nkuru yari itarazima, ariko by'umwihariko hakaba hahise hagaragara indi video uyu mukobwa ari kwikinisha akoresheje ivide rya mitsingi. Ese ubundi izi video zamucitse gute? Ninde wazishyize hanze? Byagenze gute kugira zijye hanze? Yari yabipanze cyangwa se nabashakaga n'ubundi kumushyira hanze bagaragaza ko nta muntu umurimo? Gusa hari byinshi byagiye bivugwa nka Gasuku, hari ibyo yatangaje, abandi basitari bagiye bagira mbega ibyo bagiye bavuga bitewe n'ibyo bari bamaze kubona uyu mukobwa, byari bimaze kumuha video ziwe zimaze kumucika zikajya hanze. Reka ngushimire wamaze gukora subscribe, njye tugiye kubana ndi Isaac Sibomana kuri YouTube channel ya Mansa Musa. Tugiye kuza tubyinjiremo byose turebe ngo ubundi uyu mukobwa ninde wamushyize hanze. Aba YouTubers by'umwihariko nka Gasuku, muzi neza ko ari umuntu ujya ukunda gutuka abantu cyane, by'umwihariko abisebya, abasebya u Rwanda. Noneho turebe ibyo yamuvuzeho ndetse tunarebere hamwe ubundi izi video z'uyu mukobwa zamucitse gute. Nkuko nabikubwiye namaze kuguhereza ikaze. Rero ubundi ibi ngibi byatangiye ku itariki 15 nimugoroba, niho abantu bagiye kubona kuri TikTok hagaragayeho video umukobwa ari kwikinisha, yikinisha akoresheje ivide rya mitsingi, arifata arishyira mu gitsina cye, aryamye hejuru y'undi, akazajya yongera agenda, nyine murabizi, genda azamuka rimanukiramo. Noneho abantu benshi babanza kuyoberwa rindi, bagiye kubona bongera babona indi video irongeye igiyeho, undi noneho ari kubikora akoresheje akaboko kiwe, ariko ari kubikorera Emeline yafunze igipfunsi aricyo ari kwinjizamo. Ibi ngibi byagiye bifata indi ntera cyane ku buryo abantu bavuze ngo kumbe uyu mukobwa ni uku nguku ameze, ku buryo umusitari muzi nka Gasuku umenyereye kugenda atuka abantu benshi, by'umwihariko ibitutsi bibi, yahise ajya kuri YouTube yiwe aravuga ngo noneho njye nabuze n'icyo mvuga, no gutukana sinabishobora, ahubwo ikintu kimwe nababwira, niba kuko abakobwa bose ari gutya bameze, muzaze twipfire nta bagore dushatse. Mutesi Scovia muzi mukunda cyane hano mu Rwanda gukora ibiganiro, yahise agenda kuri YouTube ye aravuga ngo ubundi burya ubwiza budafite ubwenge biba bumeze nk'igishushanyo cy'ikibumbano, kubera ko buri muntu wese araza akagikoresha ibyo ashaka akongera akigendera. Ariko uyu mukobwa Emeline we ntabwo twakekaga ko ari umuntu w'ikigoryi bigeze hariya, ku buryo ari umuntu wasebya igihugu, ku buryo ari umuntu wakora ibintu nka biriya akifata amavideo, kandi azi neza ko ari umuntu wajyaga ku makamera agatanga ibiganiro, agakora amavideo menshi agiye atandukanye atuma abantu bashobora guhinduka, cyangwa se ayo mavideo akaba yagira abo yigisha ibyo bakora ndetse n'aho bashobora kwivana n'aho bakigeza. Uyu mukobwa ubundi ni umukobwa w'imyaka 23 gusa, ni umukobwa ukiri mutoya, yarangije amashuri ye mu mwaka wa 2020, nuko yagize amahirwe akiga neza. Ariko ubundi uyu mukobwa aracyari mutoya, by'umwihariko yamenyekanye nk'uko nabibabwiye umunsi The Ben yifotozanyije nawe, abantu batangira gutwika ngo The Ben ngo adaca Pamela inyuma, ngo niwe mugore agiye kuzana. Ariko ibi ngibi kubera ko The Ben yarakoze igitaramo, kwifotozanya n'umuntu w'icyamamare n'ubundi nawe mw'influencer ku mbuga, ntacyo byari bitwaye. Ariko guhera icyo gihe niho uyu mukobwa yatangiye kumenyekana, abanyarwanda baramumenya, baranamukunda, bakajya bavuga ngo ni umukobwa mwiza, ku buryo abavugaga ko ari no muri top 10 y'abakobwa bafite imiterere myiza y'umubiri bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri uyu munsi ku itariki 15 mu gitondo niho hagaragaye, by'umwihariko byari byagaragaye nimugoroba, ariko mu gitondo niho byagiye inkuru ziracuruza, abantu benshi barabikoraho bavuga uburyo uyu Emeline Shanga yakoresheje icupa ari kwikinisha, ndetse ari hejuru ya mugenzi we, akajya yongera akagenda akaritereka, akagenda rimanukiramo yongera rizamukiramo.
ibintu biragenda biratwika hirya no hino, none yagize gutya ajya kuri kamera ngo agiye gusaba imbabazi, aravuga ngo bamubabarire, ngo ibyo ngibyo nyine ngo yabikoze ngo bari basinze, ariko nabwo abantu bajya muri komenti bakandika ngo ni gute waba wasinze ku buryo ubwawe ushobora gufata icupa rya mitsingi uzi neza umubiri wawe uzi aho ugiye kurikoresha, warangiza ukaryishyiramo ukajya mubikora muri abakobwa muri abakobwa batatu n'abandi bakajya bakamera, ku buryo se n'uwabakameye agafata izo videwo akazishyira hanze nawe yari yasinze, cyangwa ahubwo ni ibintu n'ubundi mwari musanzwe mukora, ahubwo ntibimenyekane kubera ko nta washakaga kubashyira hanze. Yagiye rero ku mbuga nkoranyambaga asaba imbabazi Abanyarwanda, avuga ko bitazongera biki, ariko abasitari benshi bamunenze by'umwihariko bavuga ko ibintu yakoze ari amabara, kuko nawe urumva kuba wakora ibintu nka biriya ukikinisha ukoresheje icupa uri umukobwa ukiri urubyiruko, bamwe bita imbaraga z'igihugu, kandi uzi neza ko mu gihugu harimo abakobwa benshi cyangwa se urundi rubyiruko rwinshi rugukunda rugukurikira, noneho rukajya kumva ngo wakoze ibintu nka biriya. By'umwihariko biba bishatse kuvuga ko ubu ngubu no mu minsi iri imbere hashobora kuzagenda hagaragara abandi bana b'abakobwa bagerageje gukoresha amacupa. Icupa yakoreshaga cyangwa se bakoreshaga ryari icupa rya byeri nk'uko mubizi hano kuri sikirini. Ibi ngibi rero abantu benshi babigarutseho bavuga ko uyu Emeline yakoze amahano, mbega ko ibintu yakoze bitari bikwiye, atagakwiye kuba yabikoze, ni nta n'ibyo nubwo yaje kujya ku makamera agasaba imbabazi ibiki. Uyu ni umukobwa, ikindi kandi kuva yakifotozanya na The Ben, ya foto mwabonye abantu benshi bakabikabiriza bavuga ngo The Ben yakoreye siringi y'ikariso ye, ni ibintu byacuruje cyane biramenyekana, ariko yari amaze kugenda amenyekana, by'umwihariko yari amaze gufatisha kuri Instagram, kuri YouTube yarasigaye aza agakora ibiganiro byinshi, mbega nyine ari umukobwa mwiza ukunzwe n'urubyiruko by'umwihariko, ariko kuri uyu mwanya abari bamukunze bamukurikiraga bumvaga ibiganiro bye nibo bari gufata iya mbere bakagenda bakavuga ngo burya uriya mukobwa twakurikiraga ni kuri ari ikigoryi, ni kuri nta bwenge agira, ni kuriya akora ibintu bisebetse, kandi ngo yitwa ngo ashobora kuba atugira inama. Ibi ngibi rero nibyo bintu byagomeje kugenda bivugwa hirya no hino, binagomeje no kugenda bica hirya no hino ku mbuga, haba kuri Facebook urabisangaho, haba kuri YouTube urabisangaho, kuri TikTok, kuri Instagram, hose wumve ngo uyu mukobwa niwe muntu, mbega niyo nkuru igezweho iri gucuruza kurusha izindi, niwe muntu uri gucuruzwa kurusha ibindi byose, kubera amavidewo ye yagiye hanze akoresha icupa ari kwikinisha ndetse na bagenzi be. Reka ngushimire rero twabanye, njye ndi Isaac Sibomana, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.